ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya kabiri cy'umukino witwa Indamumbi wanditswe na Niyitanga Jean Paul unonosorwa n'itorero Indamutsa. Duherukana Zipora na Murigo biviriye mu butembere. Zipora se ko yasize umwana mukingiranye mu nzu bagaruka bagasanga urugo rwarasahuwe ndetse n'umwana wa Mutabaza ashobora kuba yarahapfiriye. Amaherezo se byaje kugenda biti? Urukundo rwa Zipora na Mutabaza se rwo rwageze byose ni muri iki gice cya kabiri cy'umukino Indamumbi. Dukurikira umukino. Ndahiro ye ujuze ko namwe bafundi washaka yajya bita abaganga. Abaganga uranyumvira muzehera reka sigaho kugereranya ibitagereranwa yewe nyamara ureje rwose wasanga akazi mukora gafitanye isano n'akabaganga. Isano yihese abaganga ko bavura bagasigasira ubuzima bw'abantu twe tukaba twirirwa dutoye ibyono na za sima. Urumva bihuriye hehe koko? Abaganga rero basigasira ubuzima bw'abantu namwe mugasigasira ubuzima bw'amazu. Uriyo ko abaganga basanasana abarwayi ngo barebe ko iminsi yakwicuma, ni nako namwe musanasana amazu da kugira ngo turebe ko iminsi yakwicuma. Iki cyondo nacyo sibyo nibyo bagereranyaga. Niko usirabona inzu yanjye utayikozeho rikakika bihindutse nshyashya. Niko ye nubona rwose ko yari igiye kuzagwa. Cyakora byo nk'umuntu heruka ukiba mu iteye ibyondo nayo idasubirije akazagaruka agasanga inzu yawe yometse itafari irimo sima imbere n'inyuma iteye irangi irimo na parafo inzugi za metalike ntabwo azamenya ko ari wawe pe. Niko ye Ndahiro we ubaka agapangu kanye numara kukarangiza ndashaka kuzana bya byugi binini bya bindi bifite amapine baba bari gucunga bikagenda by'ibipangu by'abakire. Ubundi ntawe aribyo nkingisha igipangu cyanjye. Kanze nombi byizo nzogi ndebe ko nicyo kirakanzagikora. Humura wese ko umuntu wanjye. Ndahiro ko ntamara amaje. Niko. Ndumva kwa gataje igiye kwahindura nko kwa ministry pepe. Yewe ubundi songeze ubona ministry andushike. Dakareka ntacyo. Ministry. Minister biyari tugeda. No changement. Kabisa. Niko bimeze. Niko muze. Ndakumva. Usigaze no kuvuga igifaransa kuri urwo rwego. Ifaransa ni igifaransa. Eyo ni ingirisho wanjije. Ni ingirisho. Urandenganya da. Ngese ko ntunzwe no kugereka itafari kuri ndurumva namenya no gutandukanya izo ndimima. Yero rungu icyongeza nkigeze kure nkimenya. Numvishe sigayo kaze. Kiyo gatashya. Akuze ko ugiye ubuca kunkinisha. Udimo kukiga kize umwete. Kugira ngo ugenze abona suye umuko waje muri Amerika turi kuganira. Tujye tunyuzamo dujegamo nakongereza. Ariko ngurira na kadivasha. Ariko se genda kazi. Biriya bintu uvuze mu kanya bisobanuye iki? Buriya no kuvuga ngo Minister Byari Toyeza birayitugeda. Birayitugeda no kuvuga ngo mbavuze ngo gina ministry turi kimwe. Reka cyane. None navuga ngo no changement. Abavuze ngo ntatandukanira. Ibyo bintu bisa n'ibipangu uri kuzamura cyane. Birumvikana nyine. Kuko nyine icyubahiro umaze kugira inaha kinyemera kujya mu giciro kimwe na ministry. Reka sigaho hari bitagiranwa. Ariko gute? Ariko ubwiza ko ministry abayoboye ministeri n'abakozi bayo bose hanyuma y'ibyo akanagena ibikorwa byose bikorerwa mu gihugu. Cyewe ariko sha none niba agiye muzehe gatasha asigaye nkoresha abakozi batari munsi y'icumi buri munsi urumva ntafite abo ntegeka. Umva bakavejuru bagiye mu ikawa ndababona, baseruhuga bagiye mu rutoki ndababona, se kimonyo uri gutabira ibijumba uriya musaza wowe uri kugikwa n'abayedi bari mu gikari hariya n'abagiye kuvoma amazi n'abashumba bandagiriye inka. Ibyo se abo bose si abashumba si abakozi banjye se agenda akazi kandi buryo ukaze ubukaze akaministeri arakurenze ariko isi igitangaza ra abo baminisitiri uretse kuba bitwa abayobozi rwose ubwo nta kintu wandushanamo. Reka genda ikibuga cy'indege barata nakigiyemo n'indege nyikuraho reka urumva
kandi mu minsi iri imbere nzanayurira ngende mu nda y'indege. Gusa uravuga Ze ufite gahunda yo kuri indege vuba hasi? kiwari kuguranza. Yose zipora nasaba umugabo we muri Amerika urumaza njya kumusura nuriye rutema ikirere. Yewe ugiye gusaza neza pe. Ubu tayari nawe ugeze mu rwego rwo gutumbagira ikirere neza ukacyogoga. Yewe ariko kunyitiranya sha. Niko ndahi umva mubwire uyu washingira nka Mutabazi umukwe nashingiye akampindurira ubuzima waretse ngo mushingira aho gutera ntabwo aho ukabwa abana banyu ukabasubiza mu cyobo njyabukene buryo warya imbwa yarya inzongo. Yewe erega ya mahirwe wagize n'imboneka rimwe nta n'uteze kuzayagira ubwo bw'umusaruro no guko bwabereye iwanjye nta wundi muntu ushobora kuzabukoresha muri uyu murenge wose kirazira. Erega umuntu abahangana no gukoresha udufaranga duke abafite kuko muba muri abakene nyine. naho se biriya mwakoze umuntu yabikora akazabona amafaranga. Wayakura ese rega udafite ajya nk'umurwayi nkayakura nk'abatindi mwe ko muvuga se mutarabona ubukwe bwo gusezerana mu rusengero. Reka cyagiye burya byari umusogongero ubwo turimo gutegura buzaba ari mpuzamahanga. Abazungu bazabaje wagera akanga ari cyano byose. haryo muritegura kutwereka ibyo birori ryari? Ni vuba rwose kuko umukwe wanjye aherutse kumbwira ko azagaruka vuba. Reka niyo mpamvu rero nyine ubona ndimo kubaka hutihuti kugira ngo azagarukire arangije ku buryo umukobwa wanjye azasohoka mu rugo rusobanutse. ariko rero nubwo wishimira ibyo umukwe wawe yakugejejeho umenye ko inaha bose bakunenga pe. Bakunenga ko barakosheje umukobwa wawe inshuro ebyiri. Ibyo mubikura rwose ujye wicara uzi neza ko inaha twese tukunegura ndetse buriya tugufata nk'umuhemu. umva mbese ariko amashyari mu gihe azabageza kuki kuko bwa mbere bwarapfuye umukobwa wanjye nkamushyingira undi mugabo bibarya he. ariko rwose ni ukuri boss. Oya boss rwose njye mba numva hari abavuga wowe na Zipora nimwe mwagiye umugambi wo kwisha ubukwe bwa Zipora na Murigo ngo kugira ngo muzabone uko mwigwiza hiryo faranga ry'uwo mukwe wabo ba muri Amerika. umva mbese ariko ibyo wabikuye wanjije abantu bamwe muzigeza kuki kaso nugatinya kuvuga ko ari gihe nishubuka bw'umwana wanjye. Oya rwose no kuri mwindakarira sinjye ubivuze pe nkubwiye ko mbyumva na rubanda. Kandi rero burya ngo ntandi urivugira ubusa ku musozi. ngo ntandi urivugira ubusa niko wamutindiwe w'umukene wowe uranshije ibyo utazi nkandi. None se ko atarenge bivuga ngira mu gipangu none hanga bose no gira vuba gira vuba ibyo wakoraga hanga ndaza undi mupfunda bikore ihute se ariko se ihute cyangwa umene umutwe nyine niba utanshaka rwose mpemba ngende aho ntiwibwira ko nabura ahandi njya kubaka bose ahubwo nukomeza gutindiganya hanganda kwasiribuye nishyura ibitaro bakuvure wamujura nta soni. Hayinya ugira ibyo kinisha si ibeshye suri nkubiturebe ngo ndagutimbagura nkagusobanya nubwo uri umukire kandi shawe nsohokera mu gipangu none narakumena umutwe ngo ndaguhemba so umugizi wari urangije nje se ndagenda utampembera ariko se ubundi ni gute naba amaze amasaha arenga 5 nkora ukambwira ngo ningene utanyishe n'icya kabiri cy'umubyizi. Ndakubwiye ngo ndagukubita nkumena umutwe aho kukwicira we wakoreye nakwicira ibitaro bakakuvura uranyumva ariko je nagukubita nkakugura reka manzu mpembe nagukubita nkakugura hasoni. Mbabarira umbwira ijambo rimwe ijambo ryerekeye urukundo mbone nanjye ubwo afata agatotsi kuko kubaho utari ntabishoboye shirimbira neza nkanezerwa pe. Nibyo uzo kumujyana akajwi keza sha. Merci. ngaho ndirimbira na ka karimbo wigeze kundirimbira gafite igitero kivuga ngo urukundo rubuza amabuye mu karara utagohetse. Nishaka reka nze ngakorere mu gahogo ko ndirimba ntibaririmbe se. Sinarinzi ko rwose ku rukundo ruza amahwe mu karara utaryamye ukamera nk'uwasinze ugahwera ukarara utagohetse izuba rikarasa iyo rwagucaniriye ntiwitsa ugira ngo wacikiweho n'ishyamba rukundo we.
akarimbo yo kureba ibyo kavuga ari ubuzima bwanjye bituma urushaho kugakunda pe. nibyo nawe se urukundo rukubuza muhemukara rutagohetse ruko ukamera nk'uwasinze ugahwera cyane rwose. Ngira kuguhamagara ntitabe telefone sinari kugoyeka. oya shenge sinabikora. Ni ukuri singisinzira ndara ngutekereza nkitekerereza ubukwe bwacu ubundi mureba ya mafoto y'ibirori byo gusaba no gukwa bukarinda bunyeraho neza neza pe. Niyo ngize ngo ndaguhetse mpita ntangira kukurota. Mbese ubuzima bwanjye bwabaye zipora gusa. si wowe se nyine wari waranze kunyitaba kuri iyi nimero nshyashya ahubwo ukajya unshakira kuyo ntagikoresha. nyine iriya nimero narayiretse kugira ngo nirinde abantu banteshaga umutwe. ahubwo nyine uzi ko kutanyitaba byatumye nkukumbura cyane mugabo wanjye. mbabare sinari nzi ko iyo nimero ari yawe rwose. ndakubabariye kandi njye simfa kwitaba abo ntazi. akenshi baba ari abakobwa bashaka kunesha umutwe. birumvikana. none se sheri karamera urukundo rwanjye ibyangombwa byawe n'umuhungu wanjye ubigezeyo wishaka? sha mbigeze kure pe, mu minsi mike ndaba nabibonye rwose. byiza cyane. none se baby karame muri iyi minsi kuri kunsaba amafaranga menshi kandi buri munsi ndimo kuyakoresha iki koko? mva kandi none se uyobewe ko ndimo gutegura ubukwe sheri? urabyibagiwe koko aka kanya? nyine ndimo kugura ibikoresho tuzakoresha mu bukwe, kudodesha imyenda, kwishyura sale nziza, kwishyura ahantu tuzifotoreza, imodoka zizadutwara, nyine n'ibindi bikoresho tuzakenera mu bukwe. kandi rero sheri wibuke ko wansezeranyije kunkorera ubukwe bw'akataraboneka sibyo? urumva rero ko n'ibikoresho ndimo kugura ari byo mu rwego rwo hejuru. sinshaka kuzagusuzuguza pe sheri, simbishaka. hanyuma se ibyo udakoresha yo nagushyiriye kuri konti yawe ahubwo ukansaba kohereza ayandi. vuga ibindi be, vuga ibindi. ariya ni ntakorwaho. kubera nyine iriya konti ntabwo tugomba kubikuzaho n'ifaranga na rimwe sibyo? ni ubwizigame buzatugoboka mu bihe biri imbere pe. koko man ahubwo kumva numva ufite ubwoba bw'ahazaza sheri. erega ahazaza ntitumenye ibyaho mubizi se? ubuse nk'ubu tumaze gukora ubukwe bakakwirukana ku kazi ntitwahangayika. ibyo byo kuba muri Amerika nta kazi byagutesha umutwe ukirukanka ku gasozi. nuko rero niyo mpamvu ariya mafaranga ari kuri konti yanjye tugomba kuyazigamira ahazaza sibyo? ubwo se uragira ngo tuzicwe n'inzara kubera kutazigama? reka abagore mutenye inzara ye. umfasha ubwo kurabona nta kintu nka buryo kubatunga. umva yewe ntuzi ko iminsi ihinduka vuba nk'igicu cy'imvura koko kandi ikavuguta nta muvuba. icyakora byo nibyo da. se sheri karame mukundwa, amakuru y'umuhungu wanjye Didier kudaheruka kumuma ngo tuvugane. uravuga Didier se? alo none se hari undi mwana nagusigiye utari Didier? ahubwo mume musuhuza. sheri Didier ntabwo uzi koko namujyanye ku ishuri koko. ubu Didier ntiwamubona pe. ntabwo wamubona. konzi ko muri uku kwezi abana baba bari mu biruhuko. kuko mana mu bikori mu biruhuko. sheri umuhungu wawe yiga mu ishuri mpuzamahanga ntabwo bafungira rimwe n'abandi. ubu bo barimo kwiga. orara Didier wanjye ndamukumbuye cyane shashiri. ndabyumva. bose ejo uzajye kuri iryo shuri umume muvugishe. uzi ko kubera kumukumbura ejo narose yapfuye sha. tukashitani ngo Didier yapfa? ariko ubwo ni ibiki sheri? urifuriza umwana wawe gupfa koko? ntabwo ndimwifuriza pe, ahubwo izo nzozi ubanza zatewe n'ibyo umuntu ejo yanyandikiye kuri Facebook. ati iki? ambwira ngo umwana wanjye umufata nabi usigaye umukingirana ukigendera. kwa kinara Yesu. ahako sheri rwose niba uri umugabo wumva amabwire ndumva tutazabyumva kimwe pe. urumva ibyo bintu umwana ko ari njyewe wamusigiye kuki koko ujya kubaza abandi uko ameze kandi mpari? erega ntabwo nari nabimubajije.
niyo wifashe aranyandikira ngo arashaka kumenyesha agahinda umwana wanjye afite. arawe urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya di urumva mvanaho amatiku y'abanyamayeri n'abanyamashyari umenye ko kandi bimbabaje umenye uko utanyizera ngo mbaze ukwizera ibyo abandi bakubwiye birambabaje bimaze ku mutima. Wiga bebe wiga kwizera rwose niyo nakuzera simba nagusigiye umuhungu wanjye w'imfura. sheri njyewe rwose niba utangiye kuntakariza icyizere tutaranabana ndumva ibyo kubana twabireka. yasekanye ngo tubireka none tangiye ibiki kandi sheri njyewe nakubwiye ko ntashobora kubana n'umugabo utanyizera. ndakwizera. unyizera gute se niba waransigiye umwana wawe ukaba utizeye ko murera neza urumva tuzabana dute ko didi wawe tuzaba turi kumwe nawe ubwo se urumva uzankunda ukantetesha kandi wari ukeka ko nakurerera umwana neza. sheri umwana ndagukunda kandi nzamukumva akazi. yego nta makuru yerekeye ubuzima bwa didi rwose nzongera kwemera atari uwo yambaye. yego ibyo tubireka bitanaduteranya. ngaho ceceka basi. yego nacecetse sheri rero uze kunyohereza amafaranga yo kwishyura ishuri ry'umwana ndetse n'ayo kwishyura inzu mbamo n'ayo kurya kuko yaranshiranye ubwo nayo yandi twavuganye mfasha gutegura ubukwe yongereho. ariko se gata ndakumva ubwo urambaza amakuru ya Zipora koko wumva nayamenya. babuzwa se niki ariko se kuri mushiki wanjye kandi ukabuzi ko nta wundi muntu uzi muri Kigali yanyu urumva ninde wundi nabaza amakuru ya Zipora. none se ko mwamaze kubona umukwe w'umukire mukibagirwa ko n'abakene turi abantu urumva namenya ntamakuru ya Zipora. ubwo wasanga yaragiye muri Amerika gusura umugabo we. ubwo se urumva ko umwana wanjye yajya muri Amerika ntabizi. ubundi se umaze igihe kingana iki mutavugana? hashize ibyumweru bibiri telefone y'idacamo da. yego ko kandi ubundi nta munsi washiraga tutavuganye. ubu nanizi ko wenda wewe kuko mubana muri Kigali wenda haba hari amakuru waba undusha. aha wa mugani wa Gikeri se ko njyewe nsimbuka ku butaka mpuriye he n'ibiguruka. heruka amakuru ya Zipora ataraba umukire. ariko se ko numva wihakana umwisengeneza wawe. si mwihakana ntacyo mfa nawe ahubwo niwe wanyihakanye anyereka ko amaboko atareshya ataramukanya. kuva ubwo rero nanjye sinjya muhamagara hata atazanakeka ko musabiriza ahwi ibyo ni amatiku. ahubwo nawe ntangajwe no kubona ukandajyaho iwanjye. ariko ko numva umbwira amagambo y'akamenamutwe urimo kunyirukana iwawe. si nkwirukana iwanjye uri musaza wanjye gata urakara ka mama gusa muri iyi minsi wanyeretse undi muntu uri muri wowe wanyihenuyeho urakabya rwose wibagirwa ko twasangiye ibere. none se waretse kunyurira ukambwira uko nabona n'umwana wanjye. inama nakugira rero ni ukwihangana ugategereza Zipora igihe azazira iwawe kugusura cyangwa akaguhamagara. kandi ariko uguzi ko mfite ubwoba ko umwana wanjye yaba yarapfuye. ngewe kuva Zipora yirwaje uburwayi bwo mu mutwe akamara ibyumweru mu bitaro kandi nta kintu arwaye ahubwo ari amayeri yo kwica ubukwe bwe na Murigo nahise muvaho. n'ubu rero wasanga yariburishije afite ibindi bintu agamije kugeraho. ariko wowe nta kindi kintu ujya uvuga kizima kitari ubukwe bwa Murigo. none ubwo urumva nta kindi kintu wambwira uretse kuzana inkuru zaba ari abatindi batekamutwe kandi babatera mwako batagira n'urwara rwo kwishima. isambo gusa. nyamara rero iherezo riruta intangiriro. guteze ushatse nawe wakwitonda ntiwamenya iherezo ry'ibyo wijanditsemo wowe n'umukobwa wawe. wasanga abo wita abakene uzakena kubarusha. twintega iminsi ariko na cyane ko nawe mu minsi mike ishize wabarirwaga mu bakene. ayo mashyari yanyu niyo nkeka ko umwana wanjye yazise. ayahe mashyari ko mwamutuza rwose mfite impungenge ko Murigo na Cyiza baba baragambaniye umwana wanjye akitwa bamuziza ko yaba yariboneye umugabo ubarusha ifaranga cyane rwose. reka kubeshyira rubanda. Cyiza na Murigo n'imfura nta bugambanyi bakoze. gusa urukundo Zipora akunda ifaranga ruzamwicisha. erega burya ngo urupfu rw'imbwa ni inyama. umvuka abavuga nabi ubundi se ko bona uri umwe nabo niyo bamugambanira wabivuga. mwese ko mbona mwaduhagurukiye ngo nuko Imana yatwibutse ikaduhindurira amateka. ngewe icyo ntazabura kukubwira gata ni uko mwahemutse kandi burya igihemu ntigihera bitinde bitebuke ibyo mwakoreye Murigo bizabagaruka. ariko se wowe tuzi unyumve ubu ntiwantere ingabo mu bitugu tukajya gutanga ikirego kuri polisi ko twabuze umuntu. mbabarira di kuva unyirukanye wawe n'imijugujugu. Zipora nawe akanyiyama ku buzima bwe sinshaka kuzongera kwivanga muri gahunda zanyu hato mutazakeka ko nshaka no kurya ku madolari yanyu. awi
gusa koko uhiriye mu nzu ko ntadapfunda imitwe basize mfe kujya gutanga itangazo kuri radiyo ko nabuze umukobwa wanjye wenda ko yazaryumva akamenya ko namubuze. ukora ibikuzamo gata nta gitekerezo naguha ntazagwa mu mitego ntazi. ayaya none se sheri ndakumva ubasha gutembera hirya no hino waba wumva ari ayahe makuru arimo gucaracara? rwose nakubeshye ubu amakuru ahari ni uko wa muhanzi wawe yarayasohoye akandi karirimbo kandi kose karimo kubica bigacika. ariko ubwo ntibasaze muri sara nyine ubwo urumva ibihe ndimo ari ayo makuru nkeneye kumenya koko. ese ntiwarumbajije amakuru arimo gucaracara? cyenda ndakubaza yewe niba hari amakuru wumva mvugwaho cyangwa niba hari ukeka ko Dede yaba yarapfuye. ese nibyo wambazaga? nibyo nyine. yewe shareka nakubeshye rero nta muntu ndumva kubaririza pe. abantu bose bazi ko wajyanye na Dede mu butembere. reka yewe noneho ikinyoma cyarafashe cyane rwose Imana ishimwe. abo wahamagaye bose n'ababonye ya mafoto wakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga zawe uvuga nyine gusohokanye Dede byatumye nta muntu wibaza byinshi ku mpamvu muri iyi minsi utarimo kuboneka. aho ndumva ari sawa. aya baragitsinze rwose. nibakomeze bahere mu rujijo mbe nshaka ibyangombwa. aho gusa ikintu ndimo kwibaza ndimo ndagira nti nka buriya nyiri nzu twamanitsemo Dede yagize ry'agakingura akabona ibyabaye akacu nikaba gashobotse. yawe kingura ajya gushakamo iki se ko ejo namwishyuye inzu. ikindi kandi nta n'urufunguzo rw'iriya nzu agira yewe n'imfunguzo z'igipangu zose yarazimpaye. ariko si ubundi wa mugani wawe yari kuba asigarana imfunguzo z'iki kandi warakodesheje igipangu cyose? si uko se nyine ibyo rero nta mpungenge binteye. nanjye ndabimva ntaza rwose. ubu rero bimpangayikishije ni uko Mutabazi ashobora kuba agiye kuza mu Rwanda tutarabona ibyangombwa ngo twigendere. reka da ngo agiye kuza mu bikize kandi amaze iminsi ansaba kumuha Dede bakavugana nuko nkamubeshya batata we. ariko noneho ndabona ibinyoma byanshiranye pe kuko bikomeye. none ngafite umuntu umubwira ko muhotera Dede. uwo munyagwa se nimba umuha amakuru koko baho? simbizi pe kandi rwose umuntu wayamuhaye numvise avuga ukuri nk'aho tubana mu nzu. ngo yamubwiye ngo ikise kandi yamubwiye ko yamwumvise aririra mu nzu iminsi 2. batata we. Mutabazi we yarabimbwiye ndirakaza ariko ku mutima nkumva ko najyaga amusiga wenyine mu nzu nkamara igihe ntahari. numva abimubwiye afite amakuru y'impamo. ese kuki utahise umujijisha ngo umubwire ko hari abashaka kubateranya? ibyo nabimubwiye kenshi narabimubwiye pe ariko nyine agakomeza kuntota ngo ni muri Dede bavugane kuri telefone. batata we. ko nyine nkamubeshya ko ari ku ishuri. Mutabazi nawe uramuzi yakomeza kumatiriza nsaba kujyayo nanjye nkamubeshya ko nta mwanya mfite nkamubwira ko muze mujye mu bintu byinshi ubundi nzimya telefone ngo ataza kumpamagara akamumbaza. mva reka nkubwire Sipora komeza umujijishe gutyo nyine iminsi y'icumi pasiporo yawe ize twigendere. muri noneho ndumva ibinyoma bimaze kunshirana pe. ndabyumva pe. izina ry'Imana ejo bundi noneho namubeshye ko ndi mu bitaro ntashobora kugera ku ishuri Dede yigaho. arabyumva se nibura? sinzi umuntu yakoresheje nuko ajya kuneka muri ibyo bitaro asanga ntariyo. mana yanjye. mu minota mike barampamagaye ambwira ngo kuki namubeshye ko ndwaye ngo kandi ntarwaye. umva muri naramwaye ndamwaragurika buri ibyo musubiza uva hita nkupa telefone ndanayizimye n'ubu sindongera kuyicana. birakomeye pe birakomeye n'ukuri. gusa se none se Sipora ibyo kuba Mutabazi agiye kuza mu Rwanda wibwiwe nande? nyine nari mvuganye na Furaha ambwira ko Mutabazi ahangayikishijwe n'umwana we nyine ngo ku buryo agiye gusaba uruhushya akaza mu Rwanda. ko numva gahoro k'imbwa kagiye kudupitekereze neza umbwire. Fura abagore bagiye kunsaza noneho pe.
ubu ndumva nataye umutwe kubera Zipora. ariko se byakugendekeye bite noneho ko nde watukuye amaso ukabyimbye no mu isura niki cyakubayeho? Sha Fura maze iminsi mu marira. Zipora agiye kunsaza kurusha uko Nadia yansajije. Ndimo kwicuza impamvu nizeye iriya ndyarya ngo ni Zipora nkamuha ibyanjye byose nkamuha ubuzima bwanjye n'ubw'umwana wanjye. Gahore ariko se habaye iki? Ubu twashize icyumweru cyose ntavugana na Zipora. Zipora ni indyarya y'umugome mubi. Ubwo se kutavugana na Zipora nibyo bituma umwita indyarya y'umugome? None kuki yakuye nimero ze za telefone zose? Ariko telefone zigira ibibazo bitandukanye. Wasanga telefone yarapfuye cyangwa bakaba baranayimwibye. Niba yarapfuye se muri miliyoni 70 ingahe zose narunze kuri konti ye yabuzemo yo kugura indi telefone ku buryo hashira icyumweru cyose tutavugana. Ahubwo uvuga ko ashaka kunkatira kisubirana na Murigo. Koko mana ariko se Mutabazi nawe ntugafuhe ngo urenze urugero. Ubu koko Zipora yasubirana ate na Murigo uzi n'ibintu yamukoreye? Mva byashoboka. Niba badashobora gusubirana se abantu bamaye amafoto ya Zipora na Murigo bari ku mazi basohokanye bayakuye hehe? Ngo iki? Kandi Mutaba nutitondera ibihuha biragutandukanya na Zipora mutarana abantu. Ibo hase nyabaki buretse nze nkwereke. Ngaho nyereka. Buretse nze nkwereke bose. Hikese. Reka nkwereke. Hikese. Ngaho reba aya se amafoto ya Zipora na Murigo bari kuri hotel ku mazi bagiye kurya ubuzima mu mafaranga yanjye. Singaba reba singaba ku mucanga bahoberana banasomana. Ibi si bamye byemeza ko basubiranye. Ubu subwe n'iki gihe amafoto yafotorewe ko Murigo na Zipora bakunanye igihe kinini. Ubu ntiwasanga barayifotoje kera ahubwo abantu bakaba barimo kuyakohereza ngo baguteshe umutwe. Erega Zipora abantu bamufitiye ishyari ngo yikundaniye n'umugabo w'umukire ugiye kumujyana muri Amerika. Okay. Ibyo reka tubireke. Ariko se kuki Zipora ashaka kwicuruboza umwana wanjye namusigiye? Ngo kumwica urubozo ibyo sabye kandi wabikuye amakuru yose ndayafite Fura. Mfite ibamye byemeza ko Zipora asiga afungiranye Didier mu nzu wenyine akagenda akamara iminsi n'iminsi. Mfite amajwi ya Didier arira mu nzu atabaza ngo bamukingure inzara iramwisha. Ubwo se amajwi wizera ute ko atari amahimbana abantu bafashe bakakoherereza bashaka kugutesha umutwe? None kuki Zipora maze igihe musaba kuma Didier ngo tuvugane aho kuma kambeshya ngo yagiye kwiga kandi igihe mfite bihamya byemeza ko nta shuri yigeze amushyiramo. Umva nkubwire njye numva ibintu byose uvuga nta gifatika kirimo pe. Ibyo byose ni ibihuha by'ibihimbano abantu bakubwira bashaka kugusaza. Ariko ubu tuvugana nta muntu n'umwe uzaho Zipora aherereye. Ubu se nabwirwa n'iki niba umwana wanjye ari muzima kandi yaranze kumpa ngo tuvugane nawe? Ariko se urumva umwana wawe yapfa ntibimenyekane koko? Ntabwo bishoboka. Ngiye mfite impungenge z'umwana nyina asige Zipora. Ibaze ko papa wa Zipora ubwe atazi aho Zipora ari na nyirasenge akaba atazi aho ari. Ariko se ubundi ko Zipora atari uruhinja uramurangisha ngo bigende bite? Washyize umutima hamwe ko umugore wagukunda. Niba yarahunze abamufitiye ishyari agakuraho telefone ngo atamutesha umutwe ibyo nibyo byaguhangayikishije? Mva mbese ahubwo nawe banza mufitanye amabanga wamisha ubundi wamundangiye uyobewe ko ari indyarya mugome gusa. Ariko se wa mugabo we ko naguhuje n'umukobwa ukamutereta akaguha urukundo mugakundana mukagira naho musezerana mukavanga umutungo ubu urashinja ubwo muhereye? Fura ibi byose ufitemo uruhari. Niba aragakina umwanya we na Zipora mushaka kurya ibyanjye murabeshya muzabira. Ndakwamye Mutaba ndakwiyamye udatuma nkubahuka muri uruganda nkagutuka muri rukaka ndakubaha urabizi uri umukire uhembwa akayabo nje nkakoropa imisarane ariko unyiteje nagusebye. Unsebya se mu biki? Buretse ngiye gusaba urushya nsubire mu Rwanda ngiye gukurikirana ibyo Zipora arimo icyozi cy'ibyanyu bizamenyekana kandi bizabagaruka. Apo yawe nta mugabo kurimo buke. Ntushire isoni Fura. Umuntu w'umugabo afata ibihuha bwe nabonetse bose bikamusaza. Ubundi umugabo nkawe wumva amabwire gutyo yaba nata n'umugore. Burakwiga gukunda no kwizera umugore wawe ukomeza usaragurika aho ngaho. Ibyanyu bizamenyekana uretse uzabureba icyo nzabakorera. Mama Shafi ngize amahirwe mubonye nagushakaga. Nubuhoro se koko uciye aho iwanjye bose gute se kandi kuvurya munsi w'ibirori wanyu Mama Shafi yabaye Mama Shafi wanjye. Hari icyo nkeka se mada? None ko banze ibiryo byanjye ngo barashaka iby'iwawe ngo ni sosi ntifashe. Ese nibyo urabizi uhereye ubu nawe ujye ukoresha Karibu sauce tomate maze urebe ngo umunezero wagaruka mu muryango. Karibu sauce tomate? Karibu sauce tomate.
karibu sositomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza ikagira n'umwihariko w'icyanga kiryoshya ifunguro ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe. akarusho kandi karibu sositomate ifunguka neza kandi ikaboneka mu Rwanda hose. ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 0788310887. ariko iki ni igitangaza rwose. ariko wa mugore we abazimu bakuntereje nabahe ko? abazimu urabona ngewe noherejwe n'abazimu. none se urashaka icyanga? ariko ye nuko uje kundata ubwo bushizi bw'isoni ushebekaho kikiwe haraho nkuzi. icyo nkeneye n'umwana wanjye di urabyumva? umwana wawe se ari wowe wampaye? si wowe umaze kwivugira ko wamuhaye umugabo wawe? umugabo wanjye namuhaye umwana wanjye ariko ntiyamutwaye muri Amerika. yari agiye kumusigira umukobwa wawe wamwibambaje ngo agiye kumubera umugore. none jya urambaza icyo umuguha? ndakubaza umwana wanjye Didiye kuko Mutabazi yamusigiye umukobwa wawe Zipora amubeshya ngo azamurerera neza. none Zipora naramuze ngo umwana wanjye agiye kuzicisha agahinda. nta soni. nonse ko ntari Zipora aba ntari na Mutabazi uraza kumbwanagiraho gutyo umwanuka humbazi. bambwiye ko ibyo Zipora akora byose ari wowe umushyigikiyemo. guteze bivuze rero kuza aho aherereye ndangira aho ari musange mu mwana wanjye njye kumwirerera. namaze kumenya amakuru ko ajya amusiga mu nzu wenyine akamukingirana akigendera. mana yanjye we kujya gusara so kwiruka koko. ariko urabizi burya abasazi baragwira pe. ngende umusazi ubu nkawe satani kuntereje muri aya masaha muze kunkora mu nkovu mbaza aho Zipora ari nanjye naramuze ubwo se ngo tugire ngo ntabwo uzi aho Zipora ari? ntabwo uhazira ahubwo Zipora wanjye akaramuka agize icyabo muzamubaza. umva akome igitakomi ibuye urumva kuko nagira icyabo azaba asize akagambane mwamukorewe n'akagahungu ngo ni muri ko. nuko ye hanyuma se nubwo njye uwo muri go ntamuzi ngo twaba twaragambaniye Zipora wawe tugamije ikira. umva byose ndabizi nta kiri mugamije uretse kumuvutsa amahirwe yo kurongorwa n'umukire mwese mufitiye ishyari. ndamukire ari wowe urumva ufite ishyari ry'uko Zipora agiye kurongorwa n'uwari umugabo wawe kandi yarakwanze wankunguzi. washya yewe nkunguzi ndanakwiye shano gusa muri go nawe afite ishyari ko Mutabazi agiye kurongora Zipora kandi barigeze gukundana. ayiwe data we uriya muhirimbi. Zipora rero nagira icyabo nimwe mugomba muzamuzira. yo ndagusetse cyakora. nasetse ndumva yamenya gukora iperereza rwose. gusa isomo ryo gushaka ibimenyetso wararisimbutse muzehe. semboka nta kimenyetso kineze ishyari mufitiye Zipora di. wowe urumva byumvikana ukuntu umwana wanjye abona umugabo w'umukire agahita aburirwa irengero batarana abana. none uraza unyibarisha uwo mwana wawe ntaraca n'igihe ushaka kunshisha no gusibanganya ibimenyetso. umva ibyo wivugisha bizagushiramo polisi ije kuguta muri yombi. barakobeshyasha twese twamaze kumenya ko Zipora ashobora kuba yatorokanye amafaranga y'ibyo Mutabazi di. kandi birazwi ko mufitanye umugambi. ni wowe umwoshya wagasaza we. umugambi nyabakise washinze kandi wa mugore we nta soni kagore katubaha abakuru. umugambi mubisha wo kurya imitungo ya Mutabazi. ubu suzi ko tuyobeye ko umukobwa wawe yishe ubukwe bwe na Murigo ku bushake ngo akunda ry'ifaranga ry'umugabo wanjye. ubu ntabwo akiri umugabo wa nkunguzi kuko mwaratandukanye. nkunguzi ni wowe. urumva neza dore ko kareba nta soni. ubu ni umugabo wa Zipora kuko niwe bafitanye isezerano. wowe wabaye nk'ibati ry'igikura cyangwa itegura rishaje basimbuje rishyashya. ndakwiyamye nta soni. ngaho ni mu mwana wanjye vuba na bwangu. nta bisambo mwe mushaka kurya ibyo mutaruhiye. ariko urabizi washyanuwe nta nkunguzi we nta soni nijya kudebekeye kandi ndakudehera. ubu ngubu iyo ngita kugushatura inkoni kuri ayo maburu wabiriye mu rugo. urarata ibipangu se niba byubatse mu mitungo y'umugabo wanjye. ndakwiyamye wa mugore we. Mutabazi nubwo twatandukanye aracyari umugabo wanjye di kuko dufitanye abana. urumva aya mazu rero urata niyo avuye mu mafaranga yakagombye kuzahabwa abana banjye. amafaranga se amafaranga saza we. ariko urabizi wa mugore we reka nzane ikibando cyane. ibeshye kwere mureretse karije wanga binyamika y'ikiyamba cyane. ndakwiyamye kuri ayo maburu. ibeshye inkoreho nkwereke. uri nani imbaraga ziri muri iyo myenda yawe wambaye zose zigupfira. haleluya mana ushimwe habwa icyubahiro mana turagushimira ko ukomeje kudufasha mu mugambi wacu nk'uko twabigusabye mana nyaguhora ku ngoma. turagushimira ko wadukoreye igitangaza. indangamuntu ya sheri wanjye ikaba yamaze gukosorwa. haleluya shimwa mana shimwa gitare cy'amahanga. amina mana rero uzabane na sheri wanjye ku munsi w'ejo ubwo azaba agiye gushaka pasiporo maze nyaguhora ku ngoma mana
azayibone vuba bidatinze tuzabashe guturukana ziriya miliyoni mana tuzagushima iteka tuzagushima nyaguhora ku ngoma mana uzaducira inzira mana amena mwami yesu amena Haleluya. kandi rwose kirisito uzaduhe kwihana nitugere dubayi haleluya Haleluya. Mana rero ndakwinginze rwose dore ndabona Zipora ashobora gutinda kubona pasiporo ndagupfukamiye mana nkwinginga cyane umwumvishe ko akwiye kuba mpaye ariya mafaranga nkaba ngiye Dubai akazansangayo kuki amen ibyo utangiye ni ibiki muntu ibyo utangiye ni ibiki wanjije ibyo nigeze nkubwira ngo unsengere none se ntiwambwiye ngo unsengere ibyifuzo byose dufite muri gahunda ahubwo ceceka yewe ndangize isengesho udatuka mwuka wera urimo kumvugiramo ujya kuguha amafaranga asubizanye miti ubizanye mute tuza nkomeze yewe sawa ngaho gukomeza ariko turaserera wivugira mu mwuka w'Imana mana ndakwereka Zipora ngo umukorere mu haleluya amasakara kaparaga bole pasiporo umukoreshe mana pasakara sakara kiriya umwuzuza imbaraga maze mu gihe bizabimenyekanye ko Didier yapfuye uzamurinde kuvuga ko twafatanije icyaha kuko n'ubundi dushyize mu gaciro urupfu rwa Didier nta ruhare ndufitemo sebahagaho wambugaho sebawanjije ubwira nawe ngo urimo gusenga wivugira mu mwuka w'Imana kugira mu mwuka sibaho ngaho muri ntabwo kupitira ibuye mfite mu ntoki ariko se kucyumbuza gusengera ibyifuzo byose ndakubwiye ngo sibaho ceceka we sibaho uruvuga ukuntu ibintu byose ukurura wishyira ngo urimo gusenga ceceka winsoza isengesho nyamara nubwo nkubwira ngo umpaye amafaranga ngiye ukanga ngenda abona ari wo mwanzuro wa kigabo Imana irabinyeretse ese ubundi urirukanswa n'iki wahagaze kigabo tukazagendera rimwe nyine nimba uri umugabo ariko ubwo wabonye biriya bintu Mutabazi yanyandikiye ngo nigaruriye umugore we ngo ariko agiye kwiyizira mu Rwanda amfungije ubutazavamo ntabwo wabyisomeye ntiwabibonye ariko buriya ninde wadufotoye ariya mafoto ugiye ku mucanga nanjye byaranyobeye burya tuba tugenda hari abatuneka tutabizi byanze bikunze ubu wasanga no kuri uyu musozi turimo gusengeraho hari abantu barimo kutureba tutabizi oya rwose ahangaha ntawe watubona ntabwo wabimenya keretse niba n'izi nyoni n'ibi biti byose bifite kamera shasheri ngewe rero rwose ntakubeshye nkomeje kubura amahoro pe nta mahoro mu mutima mfite namba ndimo kwibaza uko byagenda Mutabazi aramutse adutunguye akagera mu Rwanda tutarambuka ariko si ibyo ngabanyaho ubwoba nawe nyamara ngewe nawe nivuganiye na Furaha akubwira ngo iki se nyine yambwiye ko uruganda Mutabazi akoraho nyine bamwimye uruhushya ngo kuko yari amaze igihe gito yavuye ino tuzaniho gahunda yacu izagenda neza harya mbwira ngo yarakubwiye ngo ahora arota Didier yapfuye wimbaza byinshi nawe wimbaza byinshi pe ahubwo mbwira ari wowe iki mbwira kandi umbwize ukuri mbwira nyine ndakubwira twavuganye ko nawe ugomba kugurisha akitwa kawe kose ukazana amafaranga nyine yose avuyemo nayo nyine tukazayambukana ngeze ugurisha Zipora rero ndakubeshye abakiriya barimo kuza rwose barimo kumpa duke cyane intica ntigize rwose twayigize ibaze ko bya bikoresho byose twari twaguze mbere yo gukora ubukwe barimo kumpa ibihumbi magana inani yonyine kandi byarantwaye hafi miliyoni 2 mbabiri uzafata yobonye ahubwo nakagasambu wajya kumbwira iwanyu bakuremeye gushaka kuguha make nayo tuyakenyerereho n'ubundi ntituzagaruka guhinga mu Rwanda mbese tuzagaruka ubu koko n'isambu nyigurisha yikurishe tuzagaruka uhinge none se nutayigurisha uteze kuva Dubai ukaza ugahinga ipfiriya muri ya rwona y'iwanyu ndewe simbizi izo ukuri utabimenye se ariko abatindi mwabaye mute koko ubwo uracyakeneye kwiraga karande y'ubuhinzi koko shani hatari pe usa nagusabye ntega amatwi unyumve bwira nyine ndakumva ibi turimo nibiramuka bipfuye ntuzanshyire muri dosiye y'urupfu rwa Didier urumva neza amafaranga ya Mutabazi yo ndemera ko ndi mu mugambi wo kuyarya ariko uzarucurumire
ntuzansige amaraso ya didiye uraseka wowe ndagushinyitse ahubwo uranshinyitse ndagushinyitse nyine kuko ngusetse nazabyara umuhungu umeze nkawe kandi simbyifuza ngo iki se ubwo si urumva nakwigerekaho dosiye y'amaraso njyenyine ariko rubanda nyumvire shamana none se ubwo urumva ufata mu mutwe ibintu ngiye kukubwira uko tuzasangira aya mafaranga ni tugomba kuzasangira ingaruka zayo oya ibyo bintu uri mu nzozi zipora mandarota ni ukuri kumana ubundi se uretse kuba nakwemera kubabarana nawe kubera urukundo ngukunda ubu wakubaza ibimenyetso byerekana ko hari aho mpuriye n'urupfu rwa didiye wakwerekana na kimwe arewe iyaba wari uzi ko ibiganiro byose twagiranye kuri telefoni n'ibyo twandikiranye byose bibitse ahantu bagakwiye guhagarara kigabo tukazambukana umupaka tudashwanya tukazambukana nyine ariko ubwo wibuka ko ibintu ari wowe wabitangiye ngewe ntabitangiranye nawe mbabaje urabyibuka neza uribuka ko ibi byose nabyinjijwemo no gushaka kugukingira ikibaba ngo ubone uko urya amafaranga ya Mutabazi yewe ndabizi ko ari njye wabikwinjijemo none ariko nabikwinjijemo nk'umukunzi wanjye nawe wemera kubyinjiramo udahakanye wanashyushye urumva wemeye ko dufatanya guhemuka none rero mugabo mwiza mugabo nkunda wishaka kunyihakana tugeze aho rukomeye urumva ubanza ntangiye kwicuza impamvu wanyinjije muri ibi bintu ari waba erega humura tuzatsinda simbizi kandi nyine nitumara kwambuka iyi Yorodani y'ibigeragezo tuzarya imbuto z'i Kanani tunyurwe nazo tumwe kuri ya divayi igivugwa yewe nzayibara mbibonye erega gukira biravuna sheri bivugwa se burya imbuto z'umugisha zisoromwa ku giti cy'umuruho barabivuze kandi erega ntawe ukira adahemutse nabyo bimenye turere yampaye inka rero yampaye inka se kariye izo nomero se noneho zimpamagaye zimeze zityo nizahera ubu si za zindi bajya bavuga ngo nizi kuzimura izi nizo tu ubu barashaka kundira utwanjye reka mbakuba bateka mutwe kanyagwe kwara mwarimu waje kuntekera umutwe nkaho utayoboye ibyanyu ibisambo byabaye bitera abantu tuzabaturana nabo gute kuri iyi si ko abantu bashaka kurya bataruke bashaka kurya imitsi ya rubanda dore kandi irongera irampamagara ariko ubundi reka nze mwitaba imbonane nawe sha izi nyigira zihaye kudutuburira reka nze nzitabe nzibwize inani na rimwe mwitabe numve halo niko sha wowe urinde umpamagaza ibinomero by'ikuzimu muraho neza mzee ngaho nyine wese kuri ubu bigutwaye iki nakubajije ngo urinde uhamagaza nimero z'ikuzimu ninde wakubwiye ko jewe wapfa kuntuburira uko wiboneye ngo kiraseka ngo kiraseka hanyuma si ibinomero by'ikuzimu uhamagaje bitagira umutwe n'ikibuno ni bwoko ki umuhanda umukwe wawe mzee nimero dukoresha muri Amerika nuko zimeze ese niwe mwana wa niko ye narigize ngo niwe batubuzi bambuzi gusa bashaka kuturya ibyacu narigize ngo mbonane nabo rwose baratuzonze muri iki gihe baratuzonze rwose oya nigego rwose ahubwo se mumeze mutyo hakurya ra yewe turaho by'iminsi mwana wa none se nagakuru kazi kora ko namubuze kuri telefone ze zose ese karija mpinga niko sha ubwo nanizi ko ugiye kumbwira aho washyize umwana wanjye none utangiye kumbaza ubusa hanyumvira ra ndakubwira ese njye ndahazi muzee bose nanjye naramubuze pe ntibishoboka ndetse muhorana n'umuhungu wanjye namusigiye ubu ndahangayitse cyane rwose ndibaza uko byabagendekeye bikanyobera rwose oya icyo gihe ntabwo wabimbwira rwose izo nkuru nk'izo ngizo sinshaka no kuzumva ugomba kumbwira aho umwana wanjye ari urabura ko hambwe wowe wasigaranye nawe mu Rwanda ukambaza aho ari koko mva mbese mva uburiganya bw'iki gihe cyangwa shaka wangurishije umwana none uje kunjirisha ngo ntazamenye irengero rye iki mugurisha umwana wawe kuko muzee none ubu se namukuye ngamije kumugurisha cyangwa nari ngamije kumugira umugore
ubwo rero uje kunjejisha bambwiye ko iyo ngiye mu mahanga mugurisha abantu none umwana wanjye yaburiwe irengero kandi ari we muziranye uba muri ayo mahanga none nta soni urimo kumumbaza kandi ari we wakagombye kumenya aho ari nk'umuntu mukundana kuba dukunda rero bisobanuye kuba naramugurishije koko muze umva winesha umutwe sha winesha umutwe wa mwana we utarakundana na Zipora ntabwo yari yarigeze agira icyo kibazo ubwo rero kuba yarakundanye n'umuntu uba mu mahanga ya kure akaba aribwo buri wirengero nta kindi nakeka uretse kuba waramubesha urukundo ukamutwara iyo mu mahanga ukamugurisha ukamuryamo imari gusa muze ibyo kuko uvuga ni ibiki cyariko sha ahubwo nashaka gukoza mu Rwanda tujye mu mategeko umbwira irengero ry'umwana wanjye nasigiye umukobwa wawe mu mategeko nyine yego ye maze kwakira amakuru menshi ambwira ko Zipora yafatiye nabi umwana ese birandeba ubwo niba yaramushaka baratorotse ndaje ndetse ko ngiye mutabazi na nkwera bise urivugisha ibyo ngibyo urumva ariko umenye ko ninguva nzakurahira sekarije wampaye ikibamba nkunda kwirahira nta soni sha ahubwo niba ukunda umukobwa wawe Zipora ukabuza ahari unushaka umubwira ko nyihishahisha kuko amanyanga yanyu yose namaze kuyataha ngo amanyanga nyine amanyanga se amanyanga yahe ibyanyu nabimenye di ibiheze umutwe murya impano zanjye ariko nazo nzaza nzibaryohe urumva ninze kugera aho ngaho ahubwo ariko sha ubwo ntiwasinze bya biyoga by'ibikoraniro biyongiye mu mahanga imwe numva ngo bacana bikaka cyangwa wavangiwe sha niko warigishije umwana wanjye none urimo kwica nkete sha wigiza nkana icyo nzi cyo nuko umunsi nagarutse mu Rwanda nzahangana nawe ashigariwe urampagije kundega se niba warampaye inkwano ukaba waritwaye nabi ku mukobwa wanjye akaba yarakubeza ibyo n'igihe wabibazwa nta soni ahubwo uzaze bagufungisha usobanura aho washyize umwana wanjye wamugambanyiwe uranyumvira inyarubwana ngo ni umukwera ni igitangaza rwose hageze iyo ngiye bamaze kuzungahara none barashaka kuntegaho imitwe ubwo gusa none se fura amakuru ya Mutabazi mbwira sha ndashaka kumenya icyo ntekerezaho kuko nta makuru yemeruka alo uracyanyumva yego ndakumva warumbajije amakuru ya Mutabazi yego sha ndashaka kumenya uko amerewe pe niba hari amakuru y'uheruka rwose yambwire biramfasha gukomeza gukora gahunda zanjye neza sha ibya Mutabazi ni birebire aherutse kuntukira ku kazi ngo ndi umugome ngo namuhuje n'umugore w'indyarya n'ibindi byinshi kuki ubu ntikivugana yafashe nk'umwanzi we reka ubwo si ibyo byose byaturutse kuki sha byose byaturutse ku kuba yarakuze kuri telefone ndetse n'amakuru amugeraho avuga ko waburiwe irengero ko umwana w'umufata nabi n'ibindi byinshi mbese urebye arahangayitse ewe amahirwe ni uko njye na Murigo twamaze kubona ibyangombwa ejo tukaba tuzurira rutema ikirere tukigendera naho ubundi ndumva yari kuzaza akadusanga inaha akaduteza ingaro ese burya ibyangombwa mwamaze kubibona cyane rwose ubu dutegereje ko Murigo agurisha imitungo yari afite inaha ubundi tugacaho tukajya kurya yacu ntawe duhagaze hejuru none se we mugiye kujyayo nzakubwira tumaze kugerayo ubwo se wambwiye ma nzakubwira yewe ahubwo fura ndakumva wowe ukomeza ukora uko ushoboye ujijishe Mutabazi ku buryo atazaza mu Rwanda vuba sibyo ubundi nitumara kugera ahantu tugiye kujya nyine njye na Murigo nzakubwira neza aha ndumva udashaka kumbwira gahunda zawe ma none se sha ko nta gafanze aheruka kunyoherereza uhore wumve ya komisiyo twavuganye sinayaguhaye ma nkongeraho nayishimwe urambaza iki koko nyamara ushatse wareba uko ungenzaga gusa urumva ntakiri mu kazi uba amakuru ya Mutabazi nguhaye iyo nza kuba nyagurisha ntiwari kumpa menshi koko ngaho reka ndebe uko nkugurira agafanta da sinagukira gusa fura umenye ukomeze umenyera amakuru ya Mutabazi pe ndakwinginze ukimara kumenya ko yasabye uruhushya ku kazi rwo kuza mu Rwanda umva uzahita undya akara wumva se ahubwo mbaye nshimiye rwose ariko se ubwo aho wihishahisha uri kumwe n'umuhungu wa Mutabazi mbabarira wembaza icyo kibazo fura mbabarira ndagusabye
rwose ndakwiyamye n'ikindi gihe ntuzongere kumbaza icyo kibazo urumva biba ubwa mbere n'ubwa nyuma kandi ntabwo komana kumbwiye nabi si kosa nkoze niri upfa kuba wabyumvise ndagututse mbabarira kumbaza uriya mwana birenze kuntuka kuri njye ni nko kunsogota inkota mu gisebe ntuzongere yego data wa twese uzi ko Mutabazi yajyaga avuga ngo umwangira umwana nkabihakana none rwose nkaba nanjye mbyiboneye mbabarira Mutabazi ndamugarukiye pe impungenge ze zifite ishingiro uyu mpungenge ziheze ejo bundi yarambwiye ngo afite impungenge z'ubuzima bw'umuhungu we kuko ngo ntiyizeye kumufata neza yewe ngo hari n'igihe arota yarapfuye ngo iki utambwira ko Mutabazi yabimenye furambabarira utambwira ko Mutabazi yabimenye amenye ibiki ntacyo da ahubwo reka mbe nkuretse ubwo uraza kubona akamesaje k'amafaranga kakugezeho oya uretse kugenda umbwira ikintu nk'inzi kuki ugira bw'umuhungu wa Mutabazi nkumva ukuta umutima ubwo ntiwasanga ibyo Mutabazi amaze iminsi arota ari byo ariko ibyo uvuga ni ibiki wowe wa mukobwa wiyushye mbwiza ukuri Zipo umuhungu wa Mutabazi aracyariho cyangwa koko waramwishe ariko ubwo urambariza icyo kibazo uyasubiza wikweta ikibazo ndimo kukubaza kandi nutambwiza ukuri ibyo byose Mutabazi arabimenya ndakubajije nti umuhungu wa Mutabazi aracyariho cyangwa waramwishe kandi wasaze none se fura ndakumva basi nkubwiza ukuri uzambikira ibanga umura rwose nzakubikira ibanga kandi urabizi isanzwe ndi inkoramutima yawe ndetse ko nkubikiye amabanga menshi ndabizi mbwira rwose nyine urumva mbese nyine Didier yarapfuye ariko nyine nta ruhare njye nagize mu rupfu rwe rwose ni izina ry'Imana byabaye nk'impanuka ngo Zipo waratinyutse wica umwana wa Mutabazi nuko kw'Imana rwose uri umugome bigeze aho umva urabeho n'icyo nashakaga kumva ubundi birangiriye aha rwose n'aya mafaranga wari ugiye kunyoherereza uyikorere hata n'iperereza ritazafata bateka ko hari uruhare mbifitemo ariko se wasaze wumva nkubwire furaha bwakazira uyu mutindikazi w'umugore ahise akupa ko rero nzanikoraho nk'ubu mbimubwira iki kuko iri shyano mbibwira nanjye narasaze rwose mana ubu se none yabibwira Mutabazi kuko ntabikizwa n'Imana ya hehe ngenze kera ku busa koko waramutse neza Cyurinya waramutse ki twari turi aho mukomere ariko nubwo nkuzindukiye ubanza wari ufite uruzinduko rwa kure yewe ntashye ubukwe hakurya ahangaha hari inshuti yanjye yashyingiye umwana we ubu rero nakererewe ahubwo niba hari ibyihutirwa wanshakiraga mbwira ntaragenda nta bikomeye nkushakira ni uko gusa nagira ngo ngire inama y'icyo nakorera muri umuna wanjye uriya ndebe urimo gukora ibintu bimeze nk'iby'abasazi uravuga muri gose hari undi muri umuna wanjye ngira se nta wundi ni muri go rwose yabaye iki ibintu muri go arimo gukora byanteye impungenge pe mfite ubwoba ko yaba yataye umutwe ayiwe harya ngo yagurishije inzu n'amasambu byose uravuga inzu n'amasambu gusa ubanza n'imbeba n'ibitagangurirwa byo mu nzu byose yaragurishije sigaho icyitwa icye cyose yaragurishije ntatinda kujya iyo ajya ahubwo ubanza ari buze no kogosha umusatsi we akawugurisha yego mana none si iyo umubajije akubwira ko agiye kujya he ku buryo agurisha ibintu bye byose akabimara wabambwira ngo impamvu irimo gutuma agurisha ibye byose ngo ni uko ashaka gushinga iduka mu mujyi ariko nareba uburyo yagurishije isambu ye akagurisha inzu ye akagurisha intebe akagurisha amatora n'amashuka ye nako nta na kimwe yasize iwe byatumye nkeka ko muri bwo ashobora kuba hari ahantu agiye kujya hakure ariko urabizi iki ndakumva hari ikintu nketse hagati ya Zipora na Murigo ikiheze
muri go ashobora kuba ashaka gusanga zipora mu mahanga. ngo burya suza aho zipora yagiye ukaba warabyihereranye n'ukuntu abantu bamaze iminsi bamuhiga baramubuze. oya da zipora ntabwo nzi aho aherereye rwose. none se uravuga ko muri go agiye kumusanga mu mahanga nta makuru ufite y'aho zipora ari? impamvu mvuze gutyo nyine nketse ko zipora yaba yaragiye mu mahanga noneho muri go akaba ashaka kumusangayo. ni ukuvuga ngo nawe uremeza ko muri go na zipora aribo bishe ubukwe bwabo babishaka se? umva ki sindabyemeza neza ariko nabyo birashoboka. none se ko nshimye zipora we yari yiboneye undi mugabo ufite ifaranga ritubutse muri go we yaba yari afite inyungu ki mu kwica ubukwe bwe? none ko amakuru ari hanze harimo kuvuga ko zipora n'uriya mu diaspora batandukanye se. ngo baratandukanye aka kanya? kandi nkaba narumvise ngo zipora na murigo bakomeje kujya basohokana nyuma y'uko ubukwe bwabo bupfuye. ubwo urumva ibya murigo na zipora bisobanutse? none se nsobanura neza koko urabizi neza ko zipora na Mutabazi bashwanye? aha ejo bundi Gatashya ntiyamamagaye ambwira ngo Mutabazi arimo kumwishyuza inkwano ngo kuko umukobwa we yamuhemukiye. yabaye ubwo zipora nyuma yo gusezerana na Mutabazi mu mategeko bahise batandukana batanakoze ubukwe? yego ko niko nabyumvise. ubwo rero ejo bundi umugore wa Mutabazi wa mbere aherutse kuntera hano iwanjye. iwawe washaka ikize? ngo aje kumbaza aho zipora ari ngo namuhe umwana we. umwana we? umwana we si umwana? uwo mugore ngo yari afitanye umwana na Mutabazi. none ngo Mutabazi amaze gusezerana na zipora mbere yo gusubira muri Amerika yahise ajya kuzana uwo mwana amusigira zipora. nibyo? ubwo rero ngo sinzi uwamubwiye ko zipora ashobora kuba yarishe uwo mwana agasiga amujugunye mu nzu agatoroka. ngo iki? ubwo si iyo nkuru yakwirakwijwe biturutse ku ki? ngo byaturutse ku kuba abantu batuye iruhande rw'aho zipora aba ngo bari bamaze iminsi bumva ikintu kinuka mu gipangu cyo kwa zipora kandi bakabona zipora atahaba. mana nyagasani we utambwira ko mwasanze koko zipora yarishe uwo mwana? niko uwo murambo w'uwo mwana ni wo wanukaga mu nzu ya zipora? mwaramubonye se? ariko mbega zipora ngo araba umugome we ubu koko yaratinyutse yica umuntu. ariko se buretse nkurangiriza inkuru reke kuvumba yo wengewe. mbwira yewe none se mwinjiye mute mu nzu kandi zipora yari yasize akinze? cyangwa zipora mwasanze ari we wapfiriyemo? ariko none ibibazo ufite biratangaje. uraseka mu bikomeye. mbwira ariko winyicisha amatsiko. kwa zipora twagezeyo dusanga urupangu rurakinze. uwo mugore ajya guhuruza inzego z'ibanze ngo zimuheshe uburenganzira bwo kwinjira kwa zipora. urumva? noneho mwinjimo mubanze kwica ingufuri. umva nawe noneho none se hari ubundi buryo twari gukoresha? gusa amahirwe twagize nyiri iyo nzu zipora abamo ni umufundi. ubwo nyine niwe wiyiciye serire z'inzugi ze zose kurinda tugeze mu cyumba twumvagamo uwo munuko. umurambo w'uwo mwana se mwarawubonye koko? ubwo se disi nyina ntiyahise yiyahura abonye ako kana karaburiye mu nzu ya zipora? ugira ngo si uwo mwana twaramubonye? reka da. none se icyo cyanukaga mu nzu ya zipora mwasanze ari igiki? ni igitindi gasa n'iki kigo zipora yari atunze twasanze cyaraboreyemo. twarumiwe gusa. ikibwabubwa cyane rwose. twasanze yaragitemaguye ijosi akijugunya mu cyumba arangije aragifunga afunga n'inzu ndetse n'igipangu. umwana w'umukobwa aranduruka. ubu ngo n'abaturanyi ntibazi irengero rye. reka nkwibarize none se ubwo we ndakumva irengero ry'uwo mwana mwasanze ari irihe? ntawe urizi icyiza we. gusa abaturanyi bavuga ko mbere yaho bigeze kumva umwana arira mu gicuku. arira kuva ubwo ngo ntibongera kumwumva. kandi ngo zipora yajyaga amufata nabi ku buryo ngo hari n'igihe yigenderaga akamusiga mu rugo wenyine akamara nk'iminsi 3 ari wenyine. ibaze rero umwana w'imyaka 5 kumara iminsi 3 wenyine afungiranye mu nzu ni ikibazo gikomeye. uyu ni Mutabazi ndeba imbere yanjye cyangwa niba ringa ndimo kubona yicaye muri iyi modoka? niko ego mana ubwo si we Nadia umugore wanjye niwe utinyuka kunyita baringa ko ase wansuhuje ukareka kundeba ni seseme. mbere yo kuntera iseseme banza unyereke umwana wanjye aho ari gira vuba se nyine na bwangu.
gusa wagabanyije amahane tukaganira koko. nganira nawe biki ndavuze ngo banza unyereke aho wowe n'ihabara ryawe mwakiriye umwana ki kuko byagenda kose Didi yari hano kuko nta handi siporo yaba yaramusize. Reka kunsiza rero kuko ibyashajije birahagije. Ewe data we. Ahubwo muhamagara Zari na Daniela mbasuhuze mbaye n'impano nabazanye. Ariko uzi kugira ubwenge buke koko Didi yamaze amezi 2 twaramubuze uje kumushakira hano mu buhe buryo se urashaka kumbwira ko zipora ihomonganya akajyana n'umwana wanjye? Ariko ye urashaka se kumbwira ko nawe utazi aho Didi yari? Umva ibyo wivugisha biragushiramo nimara kugufungisha biragushiramo pe. Umvungije asunzizi muzize umwana wanjye wagiye kwanika kwa zipora none nkaba naramubuze. Uratekereza ko zipora nakomeza kubura ntazakure kugasobanura aho mwankiriye umwana? Kuko zipora namucumiyeho iki cyatumye mpimukira bigeza kigoryi gusa kuki atafashe Didier basi ngo amugusigire abone ko mongani yongeyo yo mongani. Nuko ye uko byagenda kose zipora ntataboneka ni wowe uzaryozwa amaraso ya Didier ndabikubwiye kandi ngewe ubyumva Didier yaba yarapfuye. Ko ye none niba zipora yatorokanye za miliyoni numvise ngo wamuyoreye urakeka ko yatorokanye na Didier ngo bimufashe iki? Kuko ugeze zipora yaba yaranyiciye umwana. Ariko ye ntabwo bishoboka kandi atamwica se utekereza ko zipora afitiye umwana atabyaye nako ndumva ukimufitiye icyizere da kandi ni mu gihe ntiwabura kugirira icyizere umugore wawe gusa icyo nkubwiye nuko ugomba kunyereka umwana wanjye byanze bikunze ndabikubwiye mutabazo byumve neza. Siko naramusigiye zipora kandi kugeza ngubu zipora akaba yaraburiwe irengero unyamenye Didier ariko hanyuma se niba utaza umwana wanjye ari wikoreye urwo rutwe uza hano kuntere sesemi mu bijya rwose numvaga zipora yaragiye kugenda akagusigira Didier niyo mpamvu ngeze mu Rwanda ngahita nza kureba ko Didier ari hano mbere yo kugira undi mbaza. Tumuka rero ujya gushaka aho zipora yajugunye umurambo wa Didier ngo iki kimwe nuko ushobora gusanga yaramwisha akamugaburira yambwaye. No Nadi mbabara rwose wisatura umutima. Sinshaka kumva inkuru zimbwira ko imfura yanjye Didier yapfuye aziziriya ndaya ngo nizipora. Ariko ye basi merekeza tujye gutanga ikirego turebe ko polisi yadufasha kumenya irengero ry'umwana wacu. Genda ushake zipora guherekeze n'umugore wawe Di nta mwanya mfite wo gutakaza muri gahunda zawe n'iryo habara ryawe mwafatanyije kunyicira umwana urabyumva neza nta mwanya namba. Didier mwana wanjye gukora apfuye bazize umurambo wawe urengo ngo ushyingure menya aho ngushyize nyenza gusura imvu yawe ishiriho n'uturabo. Sibaho se nyine Didier mukure mu bazimu si we wamuhaye ubuzima Di wowe ni habara ryawe zipora mwamucukuriye imva zitabarika ariko Imana yarazisibye imukura mu bazimu musubiza ubuzima Di urabyumva neza. Umwana wanjye aracyari hose ari ngo asuhuze.